uhamiriza nyirimigamba uhamiriza nyirimigamba nyirimigambi ziragunga uhamiriza rwasamanzi uhamiriza rwasamanzi rwasamanzi rukezangaruwe uhamiriza rwasamanzi uhamiriza sendashonga ryajya ryitabirwa n'abakobwa bakuze bakuru barangije kaminuza nibura nibo nukuvuga ngo uyu muntu abaye misi aba ari umuntu uhagarariye abakobwa mu gihugu iyo asohotse hanze y'igihugu ntago aba agihagarariye abakobwa abahagarariye igihugu rero umuntu yabisaba kwitonderwa gufata rero umwana wenda urangije amashuri ya segonderi y'imyaka 18 wabonye amafaranga menshi yatunze hari ibihumbi 10 byo kujya kwifashisha ku ishuri akirirangiza ukamuhereza 800 n'imodoka ahubwo amakosa bakora make nge mba numva hari ayandi wenda tutazi cyangwa bakanakoze menshi. Tubifurije amahoro y'Imana mwe muhora mudukurikiye umutima wanyu utajya utuvaho amarangamutima yanyu agahazwa iteka no kutumva no kudukurikira tubashimiye cyane kandi ntitujya twibagirwa ko intambwe yose duteye ari ukubera kuba mwatwitayeho kuba mwadukurikiye kuba mubana natwe umunsi ku munsi nk'uko mwabibonye rero twongeye kubaha ikaze nyuma y'igihe kitari gito ariko twatinze tubategurira ibinyurana none amarangamutima yanyu ahangaha turi ni muri Hotel Teki ni Kabeza mwahabonye umusore mwiza w'inzobe umusore ukoresha ubwonko ukoresha intoki ukoresha amaboko ntabwo ari ba basore bajya mu marushanwa y'ubwiza bw'umubiri ni umusore uri mu marushanwa y'ubwiza bwo mu mitekerereze mu migirire no mu migenzereze twabonye ibintu bitandukanye iruhande rwe hari inyuma ye hari gitari yakoresheje umwirongi hari abawita umubanda cyane turabasuhuje namwe hari inanga ntago ari ibintu rero byoroshye mu bantu b'iki gihe cyangwa n'abandi bose tuzi yuko ibi bikoresho ari ibikoresho by'abantu bakuru cyane ariko tubonye undi umwe mu rubyiruko ukeneye kuba yaba inyuma ya babandi twita abakuze agasigarana uwo murage reka noneho atwibwire karibu cyane. Murakoze cyane. Ndiruberwa n'inkindi ndi nkera rubanza ndi ntimbirira kubarusha rwa mpungu rukika ntambara intahana barindwi ya Rutamu iyo ngezeho bavuga u Rwanda mvumero kuvunyisha ndi gihana cya Rutamu rwa Kabanguka wa Nyiringango wa Rwamu wa Rubimburamanzi wa Rukinezambuga wa Njinja mpaka kwa Gihana Rujugiro Kirima mpaka abo munyiginya cyane umunyiginya cyane arakoze cyane Gihana wande wa Rutamu rwa Kabanguka. Numvise wivuga cyane n'ubwa mbere ngewe mbajeje umuntu nganyibwire ntambwire ngo ndishifa ngo ahita agenda ibyo bintu se ni ibintu wize kuva ryari ni ibintu waba warize uri muto cyangwa byaje biti basi ibyo ntago babyiga ahubwo ni umuco ntekereza ko umuntu akuriramo kuko kugira ikivugo no kuvuga ibisekuru nuko ubufite aho ukomoka kandi nibaza ko abantu bose baba bahafite ahubwo nuko wenda atari twese tubiha agaciro nk'umuntu ukubaza ngo witwanduka uvuga izina gusa ukarekera hari igihe abundi abantu tumenyere ko buri abanyarwanda tugiye umuntu agiye yivuga akavuga nibura akageza ku bisekuru 4 cyangwa 5 wajya uhita umumenya ukamenya ngo uyu n'uyu ukamenya umuryango wabo ariko kubera kutamenya umuntu havuka no kwivuga ujya kubona ukabona abana b'iki gihe
azanye mwene wabo aje kumwerekana iwabo, ugasanga akundanye na mwene wabo kubera ko ntago bibwiranye ngo avuge igisekuru cye. Rero ngewe nuko nakuze menya igisekuru, kwivuga byo ni ibintu mba numva umuntu wese yakagize ari umusore. Kandi n'abakobwa namwe muzi uko byitwa cyane nkawe, nawe umusizikazi cyangwa umusizi urabizi, nta kuvuga izina gusa ntibiba bihagije. Nuko uravuze uti nkawe w'umukobwa hari uko byitwa, noneho nk'umuntu utabizi udukurikiye, umukobwa niba uko wivuze ku muhungu uratubwira byitwa gute, ku mukobwa byitwa gute? Hari abantu bazi ko ngo nta mukobwa wivuga, kandi koko nibyo. Iyo umukobwa rero afite icyo agiye gukora gisa nabyo cyitwa ngo iki? ni ibisingizo. Ni ibisingizo kuko nta mukobwa niba ativuga arisingiza nyine, agira ibisingizo bye bimutaka. Umusore iyo bivuze ikivugo avuga, niyo navuze ndiberwa n'inkindi ndi nkera rubanza ndi ntimbira kubarusha, urumva ndimo kwitaka no kuvuga uko nshoboye kurusha abandi. Umukobwa rero nawe agira ibisingizo bye byo kwisingiza, biterwa n'ibyo yahisemo, cyangwa se yaba ari umwanditsi akiyandikira ko azajya bivuga. Ubwo ngubwo waduha nk'urugero, nk'umukobwa yakwisingiza nka gute? Oya, ntabwo najya mu bisingizo, ariko ni ukwitaka. Niba ari mwiza akavuga ubwiza bwe, akavuga ko yasusurutse ikari inyuma, byose akagira uko yisingiza. Ariko nuko icyo nzi cyo babyumvise, mwabyumvise namwe mugende ubikurikije, wikurikire unikurikize, urahita umenya uko wisingiza. Urakoze cyane. Noneho tudatindiye abantu badukurikira, ndashaka Gihana atwibwire noneho ashingiye ku bintu bimukikije mbona yaje atuzaniye. Nabanje umubanda, niyo nahereyeho, cyangwa se umwirongi. Hari inanga, hari n'igicurangisho cya kizungu, gitari. Ariko cyane yewe nkunda inanga ndetse no kwita inka amazina, kuko nita inka amazina, byo bita abisi b'amazina y'inka, cyangwa bamwe bakabyita batahira. Ariko batahira biba mu kubiri, kera ubundi bagendaga imbere y'umwami bagiye kumuteguriza, abo twita ubu ngubu mu ndimi abaporotokole. Ariko ubundi izina ryiza n'abisi b'amazina y'inka, kuko bita inka amazina. Ibyo nibyo nkunda cyane kurusha ibindi. Sinzi icyo mwasaba ko mperaho, niba nahera ku nanga cyangwa kuri gitari, cyo muri busabe nicyo ndi bukore. Ubundi ngo ujye gutera uburezi arabwibanza. Abanogera bikirinda, abanogera bikirinda, ubwo bazanda bagirane, ubwo bazanda bagirane. Indabasasira udusuna naho udukanga gaturanda, uhamiriza uhamiriza. Ubwo bazanda bahubuki, ubwo bazanda bahubuki, mbe n'urwagwa rugira inkashi, uhamiriza. Ubwo bazanda bahinturire, ubwo bazanda bahinturire, mbe n'amarwa agira ibivuzo, uhamiriza uhamiriza nyirimigamba.
uhamiriza nyirimigambi ziraguhunga, uhamiriza rwasamanzi, uhamiriza rwasamanzi rukezangaruwe, uhamiriza rwasamanzi, uhamiriza sendashonga, uhamiriza sendashonga urwankubito, uhamiriza umutinyirwa cyusa nkwitumire, uzambwirira imanzi n'amariza, turabaramutsa cyane ay mama we, utashye rudakorerwa ay mama we, narunyagira nduru mama we, urabaramutsa cyane ay mama we, na nyina w'amariza y'imama we, umubyeyi w'imanzi uzamuramutse, turabaramutsa cyane y'imama we, murasanyi w'isonga y'imama we, na minega bagomba y'imama we, urabaramutsa cyane y'imama we, uzahasanga icyogere mu nkuba, hamwe n'igihangange cy'umusore, urabaramutsa cyane mama we, umwana mutamuriza y'imama we, umukundishwa birori, turabaramutsa cyane mama we, turabaramutsa cyane mama we, turabakunda cyane mama we, turabaramutsa cyane mama we. Arakoze cyane Giha, izi ndirimbo cyangwa izi ndirimbo ni indirimbo abantu benshi bakunda kuzumva, ni abantu bakuru, abatoya ntabwo ari benshi cyane, nubwo natwe turimo mu bazikunda. None nakubaza, ubundi ugereranyije n'amagambo anarimo arakomeye mu by'ukuri, wowe iyo uzumvise ubundi imbaraga zo kuzikunda wazikuye he nk'umuntu ukiri mutoya? Sinzi niba ukizumva bwa mbere warahise wumva icyo zivuga. Nakuriye mu bataramyi, kandi nkura numva umuziki wa kera, n'umuziki wa kera nkumva ni mwiza, nkumva inanga mu bitaramo, nkumva ni nziza rwose, bituma nkura nzikunda. Ariko cyane cyane mu rugo, mu muryango wanjye, nkaba mfitemo abantu bakuru b'abataramyi bita nk'amazina, baririmba indirimbo z'inka, nyine bituma ngenda mbikunda cyane kurushaho. Hanyuma nanone hakabamo na cya kintu cyo kumva ukunze umuco, nacyo kiziramo, nkunda izo ndirimbo rero. Nyuma yo kumenya kuzikunda nkazumva, ndavuga ntari uko byagenda kose, reka mu byo nakwiga gukoresha muri uwo muzika nigemo inanga, ari bwo mvuga nti kambihuze n'inanga, noneho amata byara amavuta. Mu magambo udusubije, hari ikintu numvisemo ko no mu muryango hari abantu babikundaga, banabikoraga, haba harimo, watubwira nk'umuntu waba ubikomoraho bino bintu byo gukunda inanga no kwicuranga? Ni benshi, harimo data twajya turagirana ndi umwana muto,
nkumva aririmba indirimbo zihoraho, ariko nkumva izo aririmbye uyu munsi si yaririmbye ejo, ariko ari izindi ndirimbo z'inka. Hari mukuru wanjye nanone ni umupasiteri ariko avuga inka, azi n'indirimbo z'inka nyine. Hari n'undi mukuru wanjye nanone ubu nawe ni umupasiteri, nakuze mbona acuranga inanga. Rero ndumva ho ni henshi, ni mu muryango barimo benshi, cyane cyane ko ari umuryango nyine uba warakuze uba mu nka, ukunda gakondo, ntago byabura. Mu bintu dukora buri munsi hari ibintu umuntu akora ariko afite abo yigiraho. Mu bacuranzi b'inanga baba barabanje bakuru, abantu bafatiraho urugero, ni nkande ufatiraho urugero mu bacuranzi ba kera, ni nkande ufatiraho urugero mu bacuranzi b'inanga b'uyu munsi bagihari, baba no mu batoya? Kera, abakera bo bose bari beza cyane. Nkanjye bose ndabakunda, ariko hakabaho akarusho mu bakera. Sebatunzi yari umuntu w'indirimbo yiyumvise ukumva imirya ku buryo ayikoramo, akirigita imirya agakora mu mibiki mu bimurizo, uhita wumva ko ari Sebatunzi. Hakaba na Rujindiri nawe wari ufite ijwi ridasanzwe, ntekereza ko ridafitwe ubu ngubu, ntabwo rifitwe. Nawe yari umuhanga cyane. Kandi no mu bakera hariho n'abakiriho ubu ngubu, nka Mushabizi nawe aracyariho, ni umucuranzi mwiza kandi w'icyitegererezo w'inanga. Hari Sofia nawe n'uwo hambere, niba yarabitangiye wenda twe tutaranavuka, urumva ko ntago ari uwavuba. Kandi ndamusuhuje, tumwigiraho byinshi. Hanyuma mu bubu rero butungana mu rungano, ni bose ndabakunda cyane kandi mbigiraho byinshi. Uti siniteranye? Oya, ntago ari kwiteranya. None se ninde? Hari Deo, hari Francis ubizi cyane, uzi kuririmba, hari Rugira Dive, hari Theo umuhungu wa Mushabizi na Manuel, mbese ni benshi. Sibo y'intore bose, urabona ntago turi ku rwego rwabo navuze mbere, nta nubwo wenda turi ku idara rya gatatu inyuma yabo, turacyari hasi rwose ugereranije n'abo navuze mbere. Ariko natwe hamwe n'Imana tuzabikora neza kandi tuzabigeraho. Ubu muri nka ba bakobwa njya numva ngo baba bagiye guhatanira ikamba ry'ubwiza, nibo babwira ngo buri wese arabitsindira kandi bakazarenga bagakuramo umwe. Ntumbwire by'abahatanira ikamba, ntumbwire. Iriya kamba ry'ubwiza wowe ubibona ute? Ubona nawe uri nk'abandi bavuga ngo bari baratinze gukuraho ariya marushanwa, cyangwa ubona wowe hari ukundi kuntu byakagenze? Oya, ntabwo ngewe ndi mu bavuga ngo rivanweho, ahubwo mfite nuko nasaba ngo risubireho, nabisaba rigasubiraho, kuko rifite icyo yarimariye abana b'abakobwa barijyamo. Gusa nuko ntaho igitekerezo cy'umuntu kigera ngo kigereyo, nakagize nanjye icyo mbahereza. Hari inshuti yanjye iherutse kumbwira ngo igitonyanga gikura ibuye mu byimbo cyangwa se urutare, atari uko gifite imbaraga ahubwo ari uguhozaho. None arambwira ati niyo waba wumva ko utari bwumve, ikirutaho guceceka wavuza induru, amahirwe ya nduru hari igihe yakumva. Nta kibazo, ko biri kose abazabyumva bazabitugereza ku babishinzwe, we tubwira uko ubyumva. Uko ngiye igitekerezo cyanjye nuko rwose, ariko n'ubundi ntiryakuweho, ngira ngo uko nabonye babivuga nuko ryabaye rihagaritswe. Buriya kuvuga ngo ikintu cyahagaritswe nuko kiba kigifite amahirwe yo kongera kugenda. Nanjye ndi mu basaba ngo gikomeze, gusa icyifuzo cyanjye nuko ryajya ryitabirwa n'abakobwa bakuze, bakuru barangije kaminuza. Nibura nibo, ni ukuvuga ngo iyo umuntu abaye Miss aba ari umuntu uhagarariye abakobwa mu gihugu. Iyo asohotse hanze y'igihugu ntabwo aba agihagarariye abakobwa, aba ahagarariye igihugu. Rero uwo muntu yabisaba kwitonderwa. Gufata rero umwana wenda urangije amashuri ya segonderi y'imyaka 18, wabonye amafaranga menshi yatunze, hari ibihumbi 10
byo kujya kwifashisha ku ishuri, akirirangiza ukamuhereza 800 n'imodoka, ahubwo amakosa bakora make. Njye mba numva hari ayandi wenda tutazi cyangwa bakanakoze menshi. Ariko ntekereza ko umukobwa urangije kaminuza aba yarishyuye amafaranga menshi ayiga, abanageze no mu gihe cyo gutera imbere akanateza imbere abandi, kandi abanageze no mu gihe cyo gutekereza ko yakubaka urugo. Ni ukuvuga ngo ubukoze iyo umufashije umufashije mu buryo butandukanye. Ntekereza ko ari we bibaye bisubiyeho bakabyigaho, bashobora guhera ku bakobwa barangije kaminuza, akaba ari bo bazajya bashyiramo, kuko bari bakiri abana rwose. Ku bijyanye n'imitegurire babigumisha aho biri cyangwa urabyumva gute? Iby'imitegurire byo rero mbona njyewe umutima wanjye uba mu muzika, iby'imitegurire ryari irarushanwa sinabimenya. Ariko niba babona harimo za ruswa babihindure babishyire ku bagore, babenda babyegurire nk'abagore ari bo bajye babitegura. Izo ruswa zivemo niba zinarimo simba mbizi ndisazi. Okay, noneho mu gihe reka noneho inanga wavuze abase batunzi uvuga na Mushabizi, mu ndirimbo waririmbye indirimbo ebyiri, ese zaba ari izabande mu basaza batambutse cyangwa bakina? Imwe ni ya Sebatunzi n'ubundi yo nabanje, hanyuma yakurikiyeho ni ya Muyango. Hari iyo wabanje yitwaga Abanogera b'ikirinda. Abanogera b'ikirinda? Ikirinda ni ahantu nabona abantu nyine bitwa gutyo. Ikaba iya Sebatunzi. Iya kabiri yitwaga ni Urabaramutse, ni ya Muzehe Muyango. Nkunda cyane, turamusuhuje tukugomba ibyubahiro. Ndamukunda cyane kandi nawe arabizi. Noneho kugira ngo tuze kumvisha abantu bose buri kimwe cyose cyageze aha, reka tuve nko ku nanga, wenda tuze kwigaruka nitubona igihe tugere kuri gitari gato. Harya iyo bagiye kuri ibinyuguri by'ikizungu, ibinyuguri cyakora ikinyarwanda indirimbo zo kuri iki gitari nabo hari abantu ba kera navuga nkunda cyane, harimo nka Byumvuhore n'abandi basaza ba kera barimo Nkurunziza. Ariko reka wenda ndirimbe nk'indirimbo imwe cyangwa ebyiri. Usibye ko indirimbo za kera haba harimo n'izo rwose uba warabajije ukabaza ngo umenye nyirazo ugasanga ukamubura. Ariko reka mperenda nko ku ndirimbo ya Byumvuhore bayita Umurage. Iyumvire maze unega amatwi ikibondo cyanjye, dore ubu ngubu maze gukura, reka nkwibwirire ibyo nkubwira aha ntuzabyibagirwe, bizagufasha mu buzima bwawe, kibondo uramenye. Cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi, abantu b'iyi si turarushya. Kubona umuntu anyuzeho yiruka n'imodoka, ukabona undi ahanyuze yiruka n'amaguru, bikakuyobera uti mbese barajya he? Bareke bagende kibondo cyanjye uzabuhamenya. Cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi, abantu b'iyi si turarushya. Nujya ubona ubabaye ntukamwirengagize, yaba uwawe cyangwa se uw'abandi, jya umumenya, jya ukorera Imana kandi urashishoze, kuko nawe ntiwamenya icyo iminsi yakuzigamiye. Kibondo cyanjye nguhaye umurage,
ibi nkubwira urajya ubyibuka. Kubona umugabo afite abagore 3 4 nyamara akarenga kajya gusenyera mugenzi we bakaba 5 cyangwa se 7, ibyo byose biterwa no kwifuza. Kibondo uramenye cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi, ibi nkubwira urajya ubyibuka. Kubona umuntu afite amamodoka afite amazu nyamara ukumva avuga yiganyira ngo arakennye, ukumva arabeshya burya ntababeshya, ahubwo nuko ubukire bwo ku isi ntawubugeraho. Kibondo cyanjye nguhaye umurage, ibi nkubwira urajya ubyibuka. Ujye wumva bike kandi uvuge bike mwana wanjye, ujye urora bike kandi ntukagira amatsiko, ikindi ukundane ntugahemuke, ibyo byose nubigeraho mwana uzaba umugabo. Kibondo cyanjye nguhaye umurage, ibi nkubwira urajya ubyibuka. Kibondo cyanjye nguhaye umurage, ibi nkubwira urajya ubyibuka. Kibondo cyanjye nguhaye umurage, ibi nkubwira urajya ubyibuka. Uyu umurage urakomeye, uyu murage urakomeye. Harimo kutifuza gusa nawo ni mwiza. Shishikariza abantu bose kuzumva indirimbo kandi bagakunda amagambo arimo bakanayakurikiza. Abantu ba kera bari bafite ubutumwa bukomeye cyane mu ndirimbo zabo. Ntabwo bari inshwi mama. Hari indirimbo njye mba ntanazi wabona niyo ari indirimbo uvuze. Inshwi mama. Njye ndi mu bantu bakuze batazi ako semana. Rero iyo ngiyi igezweho kandi ni nziza. Imana ishimwe nabwo. Tereza mwana nkunda mama we, Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza. Tereza mwana nkunda mama we, Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza. Harimo udusimba twinshi, harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo. Harimo udusimba twinshi, harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo. Oh 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 oh. Ubwo nazaga iwanyu mama we, zanywe no kugusura, wamfataga neza cyane. Ubwo nazaga iwanyu mama we, zanywe no kugusura, wamfataga neza cyane. Wanzimaniraga neza ukanganiriza cyane, nkumva nshaka kuhaguma. Wanzimaniraga neza ukanganiriza cyane, nkumva nshaka kuhaguma. Oh 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 oh. Mutima utatse ubwiza mama we, wamuye iki mu bintu ngaho mbwira nikosore. Mutima utatse ubwiza mama we, wamuye iki mu bintu ngaho mbwira nikosore.
wemereye uko nkukunda niba ugira ngo ndabeshya reba ya marira yanjye wemereye uko nkukunda niba ugira ngo ndabeshya reba ya marira yanjye oh 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 ariko ikimbabaza mama we nuko igihe duhuye mbona undeba nabi cyane ariko ikimbabaza mama we nuko igihe duhuye mbona undeba nabi cyane nibaza ikintu twapfuye nibaza ikintu twapfuye singire na busa mbona nibaza ikintu twapfuye nibaza ikintu twapfuye singire na busa mbona oh 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 iyi ndirimbo rero iransetsa se ko mperuka amarira ngo yabaga batajya atemba ajya hanze ay'uwo yo yapfuye n'ubundi ntabwo yatembye ajya hanze yayamwerekaga ku mutima ngo ntayarebe se akareba mu mutima ko mukajya mwihagushwa abana b'abakobwa yayamwerekaga ku mutima no mu magambo kuko akuzuye umutima agasesekara he yabimubwiraga rero n'umunwa undi akabirebera ku mutima ubwo nawe numvise ukuntu bashuka ngo reba ku mutima ngo nahogoye gute niko biba bimeze rwose ntabwo njye ndabona umugabo urira ubu nawe ujya urira ukababeshya ngo yamanutse ku mutima ngo koraho wumve usibye ko ntabwo nabivuga kereka iyo inka zashonje zabuze wenda ibyo icyanda cyateye naho nta kindi cyatuma numva ngera aho ngaho wowe inka zikuririza amarira atemba ajya mu nda kubera ko ariko nawe aho ngaho harimo akantu kuko uzi ko ariho uzavana inkwano ubu ngubu rero ubwo icyo tugisimbuke kuko ngewe nta gahunda yabyo mfite wimbindikiranya ni ukubera iki oya urumva iyo bavuze inka n'inzoga ni umuco w'u Rwanda ni umuco nyarwanda uravuze ngo abanyarwanda gusinda babigize umwuga no gutunga n'ibyabo inzoga ari ugusinda kuko n'umupasiteri iyo arimo gusezeranya abantu cyangwa se reka tuvuge umupasiteri usaba umusaza muri abasaza bacyuza imisango ari umupasiteri aba afite fanta bya bifanta binini ariko aravuga ati inzoga irahiye impamvu atabanga iyi fanta iraryoshye nuko ari umuco nyine ubwo ni umuco katuvuge gutyo nkanjye kandi koko bashaka no kuvuga bakavuza umutobe ariko wamugana njya numva bavuga inzoga nanjye ndi umukirisitu nsengera muri Zayoni ndi umukirisitu ariko kubahiriza umuco ntekereza ko iyo utaye umuco buriya nayo iri wayitaye iyo wataye umuco w'igihugu nayo iri wayitaye kare ariko uyu muririmbyi w'iyi ndirimbo ndongera nyivugeho nanone afite ubwenge waribuka ko banamuzimaniye akanezerwa urumva niho yavuze ngo reba amarira nkakubwira ntabwo yayamwerekaga ku maso yamwerekaga ku mutima yamwibukije n'uburyo yamuzimaniraga akamuganiriza neza akamusubiza mu bihe by'inyuma bigatuma abyumva n'amarira akayabona bigatuma bikamutera no kubona amarira mu mutima ntayo hanze abaho amarira yo mu mutima ku buryo agaragarira inyuma ibyo bintu rero wigeze
twigeze kuvugaho ibintu by'ikamba, tuvugaho ubwiza bw'abakobwa, ariko mu minsi yashize nanabonye ko hari ikamba ry'abahungu, harya buriya bo bahataniraga ikira, nabo bahataniraga ikamba ry'ubwiza. byo ntabwo ndayibona, narabyumvise bivuga ngo hariho n'abasore ngo bagiye guhiganwa, ni ba Rudasumbwa, ubwo amahirwe masa, mwese murabishoboye. None se ba Nyampinga ko bahatanira ikamba ry'ubwiza, harya mu Kinyarwanda habamo n'ikamba ry'ubwiza ry'abahungu, abahungu bambara ikamba, bambara iki? Bakabyara. Ubundi rero bino bintu byaje bya Rudasumbwa byo kubambika ayo makamba, iryo kamba ndaza kubaza amakuru numva ukuntu ryakwitwa, kuko umusore yajya ku rugamba, uwo muntu simpamye ko yatabarira igihugu. Ubusanzwe umusore mwiza mu muco, umusore mwiza aba ari umusore umeze. Kuri jewe umusore mwiza igihugu cyakunda, ababyeyi bakwishimira, ni umusore watabarira igihugu, watabarira umuryango. Ariko umusore wagiye kuvuga ko ari mwiza nawe, uwo nguwo nanone sinzi ko nabivuga. Ari ukuntu wifata ukisobanukirwa, ukavuga uti ngewe Gihana ndi umusore w'inzobe muremure ushinguye, noneho rero nciyeho. Ntabwo ibyo ngewe ntabwo mbyemera kuri jewe n'umutima wanjye, ntabwo ngewe mpamya yuko umusore umubyeyi wese yakwifuza kugira, akamugira nk'umwana, akishimira kuba amufite, ari umusore wagiye mu ihiganwa ryo gutabarira igihugu, gutabarira umuryango, agateza imbere umuryango we, agahagarara kigabo, ukamutuma akagira ijambo mu bagabo. Ariko nanone wagiye wenda kwerekana ingingo, nge simbyumva nyine, ni nayo mpamvu nabwiye ngo narabyumvise sinjya mbireba, ntago namenye ko ibyo bintu mbisobanura. Reka twigarukire tuve kuri ba Rudasumbwa abo ngabo, twigarukire Gihana afite umwirongi yawutangiriyeho, yacuranze inanga twabibonye, yacuranze gitari. Ibi bintu byaba byaragutwaye igihe kingana iki kuvuga uti mve nibura no mu muco wa Kinyarwanda sinkugire wonyine, ariko ngere no mu bicurangisho bya kizungu, byagutwaye igihe kingana iki? Niyo mpamvu Abanyarwanda atari nk'abandi, ubwo mvuze abandi ni abatari Abanyarwanda, nicyo turusha abazungu. Dushobora gukora ibyacu neza n'ibyabo tukabigerageza, ariko bo bashobora gukora ibyabo gusa. Iyi niyo gitari, inanga niyo nakwita gitari y'inyarwanda, iyi nabo ni gitari y'inzungu nyine. Ariko nkavuga nti ese ko bakunda u Rwanda kandi turirimba ngo dukunda u Rwanda turukundishe n'amahanga, bazajya baza. Hari igihe bakenera yuko ubasusurutsa, bibutsa n'ibyabo, bagakunda ibyacu ariko n'ibyabo ukabibutsa. Ndabaho nabyo ntacyo bitwaye ndamutse mbikozeho. Yego, nta gihe kinini byantwaye, kandi nanone ntabwo icurangisho by'umuzika bisaba ko uvuga ngo ndabyize ndabisoje ngo ndahagaritse. Tubyiga buri munsi, ejo hiyongeraho ibindi, hakiyongeraho ibindi. Uko ugenda ubyiga niko ugenda urushaho kubimenya, kuko nta muntu ujya ubisoza. Naraperereje ku makuru y'iki cy'abazungu, baramwe nta muntu ukiga ngo akirangize. Ni buri munsi. Iyo urebye uyu munsi aho wavuye n'aho ugeze, ubona nibura se ukurikije uko bakubwiye ugeze nko muri kimwe cya kangahe? Ngewe ku maboko navuga ngo mfite nk'amanota 4 ku 10, ariko ku mutima mba numva ngewe nkiri kuri 1, kubera yuko ntaho ndagera. Nkeneye kumenya byinshi, ntaho ndagera, gusa ku maboko nagerageza nk'abandi. Ubwo binyotewe ntacyongera utwicurangira kandi karirimbo tube twumva natwe iyo 4 ku 100 ku 10 harya. Mungu ni igitangaza. Rukundo rwuzuye
hararungu nkumbuye umutesi utarutwa umuziranenge yamaye umukono muhimpundu twari dutaharamiye murini kumurambo uteye neza uw'amaso areba nituze umuziranenge rurabo rw'uwakwiremeye nyenyeri irahasira kw'ijuru sanzura sanzura umumararungu uw'amaso areba nituze umuziranenge. mugira ngo ariko sinaryohewe n'imitoma y'izi ndirimbo ndimo guhita numva ari njye barimo kuririmba. ndimo kuririmbira si wowe turi kumwe. Okay, ni mu rwego rwo kugira ngo dushimishe abantu ariko nabaye sampo yabo nta kibazo. Noneho ugiye kuducurangira akaririmbo nka kamwe ka Kamariza n'akandi karirimbo kamwe ugenera abana, hanyuma dukomeze ibiganiro. Abana batoya tumwe dutoya njya numva namwe babita abana. oya njyewe ntabwo ndi umwana, ndakamanitse akaboko ndabihakanye. ninde se ujya utwita abana ubundi? aha ntabwo nabimenya. urumva bavuga ngo ndi umwana njyewe se nabimenya ko nabwiye ko nshajeho kagira imana we. ndirimba akaririmbo ka Kamariza. naraye ndose inzozi nziza naraye ndagutswe umwana nkunda n'urwererane yewe rwizihiye amaso yarambonekeye arampumuriza muto utoshye azira inenge rurabo rwera soko kwitekera agasusuruko yewe karasesekaye ngiye gusura umwana nkunda mareba temba w'amaribori naramubonye amuro y'ikimero akibutsa ndebye ndoye icyo kibi cyamubimbuye muranga kikamurangiza mu gituza kikamutembera mu mukondo niwumva inkonyi indemye imikome ikibatsi cy'impama mu gihumbi n'igicumbi igicu nituze n'igicaniro cy'urukundo yarugukwiza uhuruka ko ntuna kagukengurwe ku
ukarwitegeza rugatwika, uko umuririmbo ugashya uruhimbi, uko umuririmbo ugashya uruhimbi, ijoro rikimukukimura, tubankiranura n'ibihinda, amazi akampa umwanya wo kumuhimba, namuhera ugihumura nanjye akampa. Nkasoreza akaririmbo k'abana rero. Akaririmbo k'abana. Akaririmbo k'abana hagiye buriya nyibutsa niwe uheruka kuba umwana vuba. Buriya ndaza hari uturirimbo bajyaga baririmba vuba aha ngaha tukiri abana. Vuba aha tukiri abana, njyewe mumbabarire, vuba aha tukiri abana. Nindundirije umwana yo gacaracara, yo gacana injishi, akenyegeza ibisabo, nindundirije umwana yo gacaracara, yo gacana injishi, akenyegeza ibisabo, wirira wihogora, nkwihoreze, umutesi murekatete, wirira wihogora, nkwihoreze, niba ushaka amata ikivuguto, humura ndayaguha, nkwihoreze, nindundirije umwana yo gacaracara, yo gacana injishi, akenyegeza ibisabo, wirira wihogora. Ako ni akaririmbo Gihana ahitiyemo abana, arababwiye ngo mwirira mwihogora. Ubwo rero murumva ko yabazirikanye kandi yabakunze cyane. Iyo umuntu avuze umwana wumva iki muri wowe? Yewe umbajije ikibazo n'ubundi nari kuza kuvuga, wari kuza kwibaza. nari kuza kukibaza nanone iyo utakimbaza. Nkunda abana cyane cyane, ariko cyane cyane no ku rusengero aho nsengera, njye ndi pasiteri w'abana. Wihitemo kuba agapasiteri mbese mu bana niho mba ndi, nkundana n'abana cyane kuko ndabakunda, mba numva ibisobanuro ibintu byinshi. Iyo barimo uba wiyumva ute nyine? Urabona abana babaza utuntu umuntu mukuru w'umunyabwenge w'umufilozofe atajya gusubiza, mbese umuntu mukuru, ariko njyewe babimbaza mba numva ari byiza nyine mbasubiza kandi bingana nabo. Niyo natashye nagiye iwacu, abana bo duturanye baraza bakansaba ko twicara hasi, abana batoya bakajya banshyiraho itaka nyine, bakamenaho umukungugu ngo duse, bakamena ngo dukunde duse, nk'uko nkabona ni byiza
kandi umwana nyine iyo umukunda arabibona, niyo wamubeshya arabibona. Iyo umubeshya arabimenya. Iyo umubeshye ko umukunda se, wowe nshobora kukubeshya, wowe nakubeshya reka bigakunda. ubu bivuze ngo hari benshi ubeshya nkanjye. Ndimo gutanga urugero rw'uko wowe bitewe n'uko ungana, wowe nakubeshya ukanabiyoberwa, ntumenye ko nkubeshya, ariko umwana uramubeshya nakabibona. Bakobwa tungana, mutangire mutekereze ku bintu Gihana ajya ababwira. Urugero naguhereza, uzabona umwana umuntu amuhaye bombo ariko namusaba yishyira inyuma, undi namusaba ayimuhe kandi atari wayimuhaye. Gusa we ntabwo wumva impamvu, aba yagusomye kare, yasomye ko utayikeneye se. Oya, urukundo rwawe n'abana uko rungana, ntabwo umwana ajya yibeshya. Reka da. Watubwiye ngo uri umwisi w'amazina y'inka. Biriya bintu ntabwo nzi ukuntu bigenda. Dukunze kubabona mu bukwe bamaze kumvikana inkwano, uwo ku ruhande rw'umukobwa no ku ruhande rw'umuhungu. Ibyo nabyo ntekereza nzi ubwenge ubwo mbizi, urumva. None biriya ni ibintu umuntu aba yaraburotse, yasanze abandi bavuze ko inshuro nyinshi biba bisa. Ese hari umuntu ushaka kwicara akabihimba, bimeze biti? Noneho ngize amahirwe ndagufashe ubikora. Ngiye kugusobanurira. Ufashe uvuga amazina. Ngiye gusobanura mu bushobozi mfite bwo kubisobanura, ariko ntumfashe. Narizi ngo ngufashe ubikora. Kandi sinjya nanabikora, nubwo mfashe nge nita nk'amazina. Nabikora nese iyo urimo kwita nk'amazina ntuba urimo kubikora. Mba nisi nk'amazina, niko babivuga. Rero habaho kwandika, umuntu agahimba amazina y'inka. Hakabaho n'amazina y'inka yanditse mu bitabo, yanditswe n'abantu bakuru ba kera ahari. Ariko nanone biba byiza kurushaho iyo birimo gukorwa n'umuntu, icya mbere ufite iyo mpano, icya kabiri nibura ufite aho ahuriye n'izo nka. Niyo mpamvu wenda rimwe hari uzakubitana nawe mubone mu bukwe, avuge nagera hagati ubone ntabwo byajabuka, ataye umurongo. Nta yindi mpamvu, uba barafashe ibyo banditse abandi cyangwa se ibyo yumvise akabiboroka gusa, agashyira mu mutwe nyine ibyo ngibyo, ariko nta makuru afite. Nk'umuntu wenda wabaye mu nka, n'urugero, iyo yabaye mu nka, nubwo ibyo yaba yashyize ku murongo byagira uko bishaka kuvaho, washyiraho ibindi nyine bitewe n'uko inka yazibayemo. Yego, rero ntekereza hari indirimbo bakunda kwinjira mu ngamba baririmba, zifitanye isano n'ayo mazina. Njye hari ukuntu binjiraga baziririmba nkagira ngo ubwo batangiye already, bahageramo imbere bakavuga noneho n'ibindi. Hari indirimbo ushobora kwinjira mu ngamba, ni nyinshi, zirahari nyinshi zitandukanye. Yaba ari mu buryo bwo guseruka kugira ngo ye kuviriya n'imbere y'abantu ngo ba, akaza aririmba, yahagera ugafite uko abigenza mu buryo butandukanye n'undi. Hakabaho amahamba, niyo ashoza amazina y'inka. Amahamba niyo agomba kubanza. Umuntu uvuga amazina y'inka atavuze amahamba, burya biba byapfuye, ntabwo aba yabikoze neza uko bigomba. Yamara kuvuga amahamba, ni ukuririmbira inka. Inka zamara kugubwa neza rero akazita amazina, akabona kuvuga amazina yazo. Noneho dufashe ibyo bintu kugira ngo tubitandukanye. Watubwiye ko ubanza amahamba, sibyo? Urabanza ukaririmba kugira ngo utaboa abantu cyangwa se batarambirwa bakajya kubona bakabona ubituyeho. Noneho ukaza ukavuga amahamba ugezemo imbere y'abantu. Hanyuma ukaza kuvuga amazina y'inka. Ngaho noneho bidufashemo. Noneho ubu ntekereze yuko mvuye hariya nje, twikubiseho se cyangwa turirimbira nabwo. Byose ndabikora, ariko ndagenda nkoraho gato, kuko n'ubundi wicaye kuvuga inka biravuna. Hari nubwo ntabwo bikunda, kuko ntacyo uragenda duhereza duke duke. Ngiye zirabira we dukumbura w'inka zaraye, naho ye warara
naho ye wararaye nanone nk'inka zaraye zirabira n'inyana zazo, naho ye wararaye, naho ye wararaye nanone nujya kuvuga inka ubanza impinyura ya Rwantanga, minyura ya Rwantanga inturire na nteganyabahizi, naho ye wararaye, naho ye wararaye nanone ngw'inka yacu n'umukara, runyagira nduru n'umukara, inyamibwa mu bakobwa izirusha y'ururanda ruteye yonse ebyiri, naho ye wararaye, naho ye wararaye nanone ngiye gukurikizaho amahamba. Ye ruti ruziga umugabo Rwanzunga ya runihura yitwaza ruzindaza, na rutaga ibaye ku rukara bitwara ibangukiye Dawuri mu ijuri ya Rukunga, nkumbuye inyoga ruzi niyamageragera yogeye inkamagaza amazi akazayigera mu nda, na rutagenda mu kimena cy'impunzi inyana z'inkesha zihunga Ababiligi muri cya cyago cya Rumanura, mbambura Imana mbyutse ubukombe Seruhimba na Mfizi baterekeraga iza mihana, nkumbuye urwirungu rw'amabere maremare umusore wa Runyoye asa na Kirimanzira, Cyasemakambi inkindi itaramushengura, na gitare gitebeje umukondo mwibondo umukobwa wayinyoye ikamurinda kugumirwa. Reka ncukirizaho amahamba, mvuga ibango rito ry'amazina y'inka. Reka mvuge ihango rito ry'amazina y'inka. Ng'inshoza mihigo rehe n'urubanza imbaraga no kubinyamibwa zikaba imbuga zera mu rwambariro, Imana yaziremye mu nzi z'imanzi zikura ku mubuga izogeye zimutakara, izo ngabo ziremyeho umugaba zikanoza umugambi wo gutabara, zikaba inyange yanogeye amaso n'ingeri zidaturwamo n'ingabo mbi, ni inyanja ibyirukanye igitugu, nimbona rutebeza mbuga, n'isata inyoshereje amanywa, n'ibara ritatse mu rubera, ni umuheha utemba ku mubiri, n'irembo ryezemo amariza, ngo kurya zakundiwe n'ikirere zigahora zizihiwe n'ikirere zikazibukira ikimena cy'abaswa, zikirangwaho kibera inka, zikitwa Imana yaremye Kigeli, zirahama zitegeka ibikingi by'inyambo, zuhira iminyina n'imirimba, zuhira iminega n'imirindi, zuhira impeta z'imurambi, zuhira ishyo zo ku muganza, zuhirira Rwogera ingabe, zuhirira Rwabugira iz'ingoma, zuhira amakombe y'igiseke, zuhira inyubahiro z'ikarama, basanze ari inyamibwa, izo nyambo ziruta zose ngo ziratanga amata maze umwami akamwenyura. Reka noyayo nkozeho gato gato kugira ngo wenda warumbajije uko byakurikirana. Yego, ubwo ngubwo n'abandi bose batajyaga babisobanukirwa, ndatekereza babisobanukiwe. Arakoze cyane Gihana. Noneho se akongera ukatuvugiriza n'umubanda. Njya numva ngo nukuvuza umwirongi. Harya ni umwirongi. Ntekereza yuko umwirongi cyangwa umubanda ntago bavuze. Babigenza bate? Nese ko bavuze ikivuga. Nyine banza tubwire rero uko bigenda. Bazi ko ubu ngubu ugiye kuwuvuza kuko nanjye niko mbivuze. Ngiye gutera umubanda. Agiye kuduterera umubanda, anawutera umwirongi. Umwirongi uba ufite, kera nabonaga bawutera bacyuye inka, none n'abantu bashobora kuwubaterera gutyo gusa nk'uko abantu baba bari mu bukwe bakawubaterera cyangwa. Yego, uko umvise ko muteye mu majwi abiri, iriri hejuru n'iri hasi. Umwe ijwi rimwe barikoresha bashoza inka, undi bakawukoresha nk'aya masaha inka zihindura zitaha. Yego, kanezeza inka. Rero n'abantu bawukunda bashobora kuwusaba, umuntu akawubaterera bakawumva kuko ni mwiza.
ni mwiza ku muntu ukunda. Nk'uko umuntu ushobora kumubwira ngo ncurangira gitari akayicuranga, ncurangira inanga akayicuranga, wamwita interera umubanda. Hari rero dukoresheje igihe gitoya ntabwo bihagije kuko ibintu bikurimo cyangwa ibyuzi byo natwe duhayeho nka 1% nka rya rindi uba wumva uzi kuri gitari ariko ntacyo. Noneho reka ubwire buri muntu wese ushaka Gihana yamubona he, ukeneye kwimara iyo nyota tumuteye, kuko aba bantu tubateye inyota ntabwo umuntu agusobanukiwe neza, ntawe umenye neza mu by'ukuri ahantu yakubona. Ndaza kubahereza uburyo bambona, ariko mbabwira n'ibyo nkora bashobora gukenera mu gihe bakenera ko nafatanya nabo gususurutsa ibirori. Nezerwa. Nk'uko natangiye mbibabwira, nita inka amazina cyangwa se mvuga inka, cyangwa se ku batari ubyumve neza ndi umutahira, kambivuge mu ndimi zose turi buze kumva twese. Hari n'abavuga ngo ni ukuvugira inka, ariko ibyo byose ntabwo ari byo, ntabwo ari byo cyane. Nkana umuririmbyi, nkasohora umugeni, nkataramira abantu mu bukwe cyangwa hariho hose nkoresheje inanga. Ariko ngira groupe, mfite groupe nini ku buryo dukoresha ibicurangisho byose, hari n'ibya kizungu bindi dufite nabyo dukoresha. Urumva ko ibirori turabicyura rwose, ducyuza ibirori tukabataramira. Hanyuma muri groupe mfite harimo abasangiza b'amagambo cyangwa abayobozi bayo cyangwa se abo bita bayimusi. Hanyuma ntago ari ibyo gusa, wanyemereye ko mvuga ibyo nkora kugira ngo ni wo mwanya mu buryo bwo kwihangira imirimo. Nanone abantu babaje muri ibyo birori baba bakeneye kurya, baba bakeneye ifunguro kandi ryiza ryujuje ubuziranenge. Ndabaza kubahereza contact kariko mbivuga kugira ngo tubyumve twese. Ushaka groupe y'abaririmbyi, ushobora kujya ku rubuga rwa Instagram ukandikamo Gihana Fred, ukambona ukamvugishaho, hanyuma nkaguhereza inomero tukanabivugana. Cyangwa Facebook nabwo ni Gihana Fred. Hanyuma kubera ko hari igihe kampani aba ari nini, ariko buri bintu biri ukwabyo gutya bibarizwa. Hanyuma ibyo kugabura cyangwa se gutekera aje mu birori cyangwa hariho hose, aho wasaba ifunguro hose, nabahereza contact, mwaza guhamagara umuntu yakenera guhamagaraho, cyangwa se bakajya kuri email. Reka ne gutanga inomero, reka ntange email ushobora kwandikaho. Yago se wowe uruzungu rwinshi buriya, basomere. Email ni yo hasi. Ndabona handitseho Kirabo Tesire bifatanye, ni Kirabo Tesire bifatanye @gmail.com. Bisubiremo, ni Kirabo Tesire @gmail cyangwa @gmail.com. Yego, nuko nguko ubwo ngubwo. Niyo kandi wenda email itagenda cyangwa bikagenda ukundi kuntu bakuvugishije, ntekereza bazaba babibonye. Hanyuma warutubwiye ngo itsinda ukoreramo ribamo abo ba MC, ribamo bya bindi byose watubwiye, iryo tsinda ryaba rifite izina ryitwa ngo iki? Nari ntarahagera. Itsinda groupe nyoye yitwa Impano Groupe. Irimo ibyo bintu byose bumva ko yitwa impano. Umuntu ufite buri impano yose irakoreshwa burya. Impano rero wakenera n'undi iturimo turayifite. Yego.
sinzi niba ibyo bihagije cyangwa hari ikindi kintu ushaka kuvuga mbere y'uko tuva kuri iyo gahunda yo kuvuga ahantu bakubona n'uko bakubona. Sinzi niba ufite ikindi wakongera. icyo nakongeraho bakunda umuco, dukunda umuco nyarwanda, dukunda u Rwanda, nitwe twarwubaka. kandi iyo igihugu cyataye umuco byose biba byarangiye. Ndumva ari uko nguko nabwira, kandi nshimira namwe mwantumiye mu gitangazamakuru cyanyu. Imana ibahe umugisha. Rakoze cyane. Noneho kugira ngo dusoze neza birangire ongera ducurangire inanga bwa nyuma duhita twitahira. ko numva ari nyinshi noneho Okay. Nushaka ukora no stop gatero kamwe. Twari mito manyonga we, tukiri mito manyonga we, igihigo turaginyana nyonga we, twe tubonye kutwondo nyonga we, twambaranye inkono nyonga we, ariko nutwa wowe nanjye wararaye. Ndagukundaga nyonga mama we, unkundega nkukunde nyonga we, nta rukundo rw'umwe nyonga we, urukundo ga nkukunda nyonga we, si urw'ejo n'ejo bundi nyonga we, narukuyega ibwega nyonga we, narujyanye giyunyiginya nyonga we, ariko nurwa we nanjye wararaye. Zani inzoga nzani yindi mwana wa mama, tuyiture macari waruvuzacyo, irwase muzigura nzamusabinka, azayimana biziga manzi nararaye. Simfa n'ikindi nk'umugore wanjye, umugore wibanze nyirabisabo, nagiye kumusaba rero nsanga arabenga, nyebutse kumushakaga nsanga ararwaye, umuraguzi umutwe gawo yaramumpebeje, inuruge ihimbu yaramumpebeje, umutezi inkarago yaramumpebeje, umuraguzi umutwe gawo yaramumpebeje, mwene rusaki yaramumpaye, uramumpaye mwana wa mama, unsindira ibyuba n'ibyuhu, idatabuja n'ingendo nziza mvumbe mugabo we.
murakoze. Arakoze cyane umutumirwa wacu, yakoze cyane, yadususurukije, yatubwiye byinshi cyane tutari tunazi bamwe, ariko turabashimira cyane ko mwakomeje kudukurikira, turabashimira cyane ko mwahisemo kubana natwe, turabashimira cyane ku nkunga iyo ari yo yose mutugenera, ibitekerezo byanyu, sheya, uburyo ki musangiza abantu ibyo tuba twabagejejeho, turabibashimira cyane. Icyo ni icyubahiro tubagomba. Mbibutse kandi ko umuntu wese ufite ubukwe ukeneye ahantu yabukorera hagutse kandi heza, hari akayaga keza gatuje, hari amafunguro meza ya kinyarwanda adashobora gutuma ugugara mu gifu, adashobora gutuma ugira ubwoba ngo amavuta ku bantu baba barayabujijwe, mbega ahantu heza ushobora kurya ugasa nkaho uriye iwawe, ugasa nkaho mbega udafite gukemanga amafunguro bakugeneye. Uzagere Kabeza, ni mu murenge wa Kanombe, ahantu bita Hoteli Teki. Uzamanukira ku muhanda umaze igihe ari kuhora ari mushyashya, imbere y'abantu bahora bavuga ko ari mushya, umanuka ujya Kicukiro, ni gato cyane uzahita ubona icyapa aho hantu. Rwose ndahabashimiye, ndahabakumbuje, muzahagere, muzanyurwa kandi muzabimbwira ko mwanyuzwe. Ndabashimiye cyane, ndashimira cyane Alan Inkotanyi wari uri kuri kamera, ndashimira cyane Gihana Fred twabanye cyane akabasusurutsa, akatubwira ubumenyi bwinshi ku bijyanye n'amazina y'inka. Ndabashimira cyane, rero dukomeze tubane nk'uko mwabinsezeranyije. Ndabakunda cyane. Ngewe wari uri kuri mikoro ni Muteterazina Shifa.